Murakaza neza kuri Save TV, turabakunda cyane, tubahaye ikaze, aho muri hose turabakiriye, turashaka kubagezaho inama zitandukanye ku bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi rero twahisemo kurebera hamwe ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nk'uko mubizi rero muri iyi minsi biragoye, ubuzima bw'imyororokere burareba abantu benshi. Ni ngombwa ko abantu benshi babumenya, bakamenya uko bagomba kwitwara. Twabateguriye iki kiganiro, hari abantu benshi tugenda duhura batandukanye, ko njye nkora mu nzego z'ubuganga, nkumva bafite ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Abenshi rwose nta kintu babiziho, bari mu bujiji bwabyo. Niyo mpamvu kuri Save TV twifuje kujya tubagezaho inama zijyanye n'ibijyanye n'imyororokere y'ubuzima bwanyu, kugira ngo yaba umukobwa w'umwangavu, yaba umuhungu w'ingimbe, yaba umudamu uri mu rugo rwe cyangwa umugabo, bose babe bafite amakuru meza yizewe kandi yuzuye ku bijyanye n'imyororokere y'ubuzima bwabo. Ibimenyetso bigaragaza ko ubuzima bw'imyororokere bushoboka ku muntu, akenshi na kenshi ku bakobwa, iyo bageze mu gihe cy'ubwangavu bigaragazwa no gutangira gupfundura amabere ndetse no kujya mu mihango. Imihango abakobwa benshi bajya bayijyamo ugasanga bayobewe ibyo ari byo. Ababyeyi twabashishikariza kujya muganiriza abana banyu b'abakobwa, mukababwira impinduka bazajya bagenda babona ku buzima bwabo, kuko hari benshi usanga babijyamo ntibamenye n'ibyo ari byo, bakagira ubwoba bakagira ngo barwaye. Ariko iyo umukobwa abonye atangiye kubona amaraso aturuka mu myanya ndangagitsina ye, iyo ngiyo aba ari imihango. Bikunze kubaho cyane ku bakobwa bari mu myaka 8, 9 ndetse n'10. Ariko hari abatinda ugasanga bagejeje mu myaka 14, 15, 16 batari bayijyamo, ariko biba biri kurangira. Ntabwo bikunze kubaho ko umukobwa arenze imyaka 16 atari yabona iyo mihango cyangwa atari yapfundura amabere. Ku bahungu rero bo akenshi na kenshi bigaragazwa no kuniga ijwi ndetse no kumera ubwoya ahantu hatandukanye h'ingenzi, bashobora kumera ubwanwa, akaniga ijwi, mbese ukabona umubiri we wagize impinduka zigaragara. Ku bahungu rero batangira kugaragaza ubugimbi bwabo hagati y'imyaka 9 n'imyaka 14. Icyo kigero nicyo abenshi batangira kugaragarizamo ibyo bimenyetso byabo bigaragaza ko bageze mu gihe cyo kuba bakuze. Ndetse rimwe na rimwe hari ibindi bimenyetso bagaragaza tutavuze haruguru bijyanye no kwiroteraho. Akenshi bamwe bijya bibaho bakagira ubwoba, bakagira ngo ni ibidasanzwe, ariko wa musore utangiye kuba, wa muhungu utangiye kuba ingimbi, nubona ibyo bintu bikubayeho ukiroteraho ukabona ubuzima bwawe bwahindutse, ntuzagire ikibazo, uzamenye ko ari ibintu bigomba kubaho mu buzima. Yewe mwana w'umukobwa ubonye imihango, menya ko wakuze utakiri umwana, ubuzima bwawe bwahindutse byanga bikunze. Tangira ugende wigengesereye, ufite ubwoba. Ibishuko hanze aha bireze, akenshi n'amabere baba batangiye kuyapfundura. Abasore bari hanze aha nabo baba bakureba. Uramenye rero, ujye umenya ko imyitwarire yawe igomba kuba ari imyitwarire idasanzwe, imyitwarire ishobora gutegura ejo hazaza hawe heza. Nubwo bagaragaje ibyo bimenyetso by'abantu bakuru, ntabwo umubiri wawe wari wakagira ubushobozi bwo kuba watwara inda ngo uyitware rwose umeze neza. Haba hari impungenge nyinshi. Niyo mpamvu tugushishikariza kwirinda cyane, kwirinda ibishuko by'abasore, kwirinda ibishuko by'abagabo, mbese ukamenya ko ubuzima bwawe bwahindutse, ugomba kugenda wigengesereye. Nawe mwana w'umuhungu
umunsi umwe nujya kubona ukabona ibintu bidasanzwe, wenda uraryamye urose ubonana nk'umuntu, ukabona haje ibintu nyine bidasanzwe udasanzwe ubona wenda by'umweru bije mu mwenda wawe w'imbere, ukabona birakwanduje rwose ntibisanzwe, uzamenye ko nawe wakuze, ubuzima bwawe bwahindutse, umubiri wawe ufite ubushobozi bwo kuba wabasha kororoka. Icyo gihe ubonanye n'umukobwa, ubonanye n'umuntu mukuru, uwo mwabonana wese uba ushobora kuba wamutera inda nawe wabyara rwose. Nyamuneka mwirinde, nimubona ibyo bimenyetso mumenye ko ubuzima bwanyu bwahindutse atari bya bindi bisanzwe. Hanyuma rero reka ngaruke ku bana b'abakobwa. Mu by'ukuri ntabwo twakwibagirwa ko hari n'igihe byanga nyine umubiri ukanga, bikaba ngombwa ko uganzwa ugakora imibonano mpuzabitsina, kandi uzi ko wakuze, umubiri wawe ufite ubushobozi bwo kuba wakororoka. uramenye menya uko witwara. Ikintu cya mbere tubabwira, inama ya mbere tubagira ni iyo gukoresha agakingirizo. Ubwo ni uburyo bwa mbere buboneye kandi bwizewe. Agakingirizo gashobora kugufasha mu buryo bwo kwirinda gusama inda, icyo ni icya mbere. Ikindi kandi kagufasha mu buryo bwo kwirinda sida, nayo ni icyorezo kiri hanze aha ngaha kandi kitatworoheye, cyugarije benshi muri iyi si. Mumenye rero ko iyi si tugendamo rwose idatunganye, nayo idufitiye byinshi bibi, mubashe kumenya uko muyitwaraho. Abana b'abakobwa namwe birashoboka ko n'ako gakingirizo utagakoresheje, utabashije kwirinda ukoresheje agakingirizo. Icyo gihe rero wikwicara ngo uvuge ngo ibintu byacitse, ibintu byarangiye, wirangara. Menya icyo gukora hakiri kare, amazi atararenga inkombe. Hari abantu benshi bakoresha imiti itandukanye, ariko mu by'ukuri hari imiti yabugenewe ishobora kugufasha ukirinda kandi ukirinda neza nta mpungenge. Icyo nababwira cyo, nk'abantu maze kubona batandukanye, hari abakoresha ibinini, abadamu bamwe bakoresha baboneza urubyaro byitwa mikorojino. Mikorojino ntabwo nababwira ko ari umuti wizewe ushobora gukoresha igihe wicitse ugakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ntabwo ari umuti navuga ngo wizewe. Mu by'ukuri hari imiti yabugenewe ikora hagati y'amasaha, kuva ku masaha 12 kugera ku masaha 72 nyuma y'uko ukoze imibonano mpuzabitsina. Aho wagana muri farumasi zose, zaba izo mu mujyi zaba izo mu cyaro, ibyo binini ushobora kubisangayo. Aba ari ikinini kimwe cyangwa 2 unywera rimwe nyuma y'amasaha 12 kugeza ku masaha 72. Ariko ibyo binini amahirwe menshi ari mu kubifata hakiri kare, kuko iyo uri kugenda utinda kubifata niko uri kugenda ugwa muri risike zo kuba wabasha gusama inda. Bavandimwe, inshuti rero mudukurikiye, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twabateguriye tugishoreje aha. Tuzakomeza ubutaha tureba no ku bindi bitandukanye. Tuziga kubara ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umudamu, uburyo yabasha kumenya ibihe bye byo gusama, ibihe byo yasamiramo, ibihe byo kwirinda cyane. Murakoze, naho ubutaha mu kiganiro tuzongera kubategurira. Naho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kigarukiye, naho ubutaha kuri Save TV. Bye, ciao ciao.